Najya gusenya inkuta noneho barimo barasenya umutwe kabe gasekwa nk'akeza tu naratashye mvuye mu kazi abantu barantega nyine nakita ko ari nk'abasambo cyangwa ari intumwa kamerama babonye ngira ngo urimo urabibona gahungu bari bakora ahangaha se ntabwo wareba ese hariho ingofero ahangaha ntabwo wareba se n'ahangaha urahareba sibyo nese ni ugutwika se ishyura amafaranga ya Nyarodindiri wibye gira vuba cyangwa bazakwica wa mutindiwe kuko nzavuga ngaragaza n'ibimenyetso kandi ukuri no kwa mbere wabikoze wishimye ariko uzabyishyura urira izina ntago ndisoma urimo urabyumva ahubwo ndaje ngo ufatanye n'indwara ejo nzakorera Nizere ko mumeze fresh sana mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kuba ikaze mu biganiro bya Yawe TV ko cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi kandi tuba turi kumwe na Body Max Fitness barakubwira ko niba umeze neza cyane uba ugomba kuba wakoze imyitozo na handi uretse kugana Body Max Fitness dufite personal trainer baguha imyitozo ngororamubiri ushaka kugabanya cyangwa kubyongera size wifuza turayiguha dufite gym nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga duhamagare kuri 088 35 tuguhe izo service mba nkubwiye haruguru uyu munsi tuzanye wa musaza waje gusenya inkuta zanze gusenya of course mwenyewe welcome to the show bro of course mwenyewe nitwa Cheketu Kamanaje mugada kina n'abantu kina nababi twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka dusura abatandukanye mu cyo bitandukanye twaze kosa mugahumurirwa mugakurikiraho umuhumururi hanyuma bikorerwa gomeza bikagaragarira buri mwe wese ariko nize komeze neza n'ubwa mbere kuri yawe Body Max muyikurikira cyane ujyaye gukora kito aragiye rimwe ariko uburyo namaze iminsi meze numvaga bayonde mu busitani bayone najye gusura zanya mwasuzwe hasi zimeze neza ni handi ugira kumva kabisa akayaga fresh hano hose mwa irasaba na massage na amateka niba neza kabisa tugoye ikaze kuri Yawe TV no bwa mbere ariko si ubwa nyuma hano ni mu rugo bro hano bwa mbere siniri ubwa nyuma kandi noneho igitangaje yanatinze kwaza ko abapambi banje bose baho bose ni inshuti zanjye cameraman agusuze cyane utajye muvuga si ona nzamuka gituma nago bikunda arije nzamuka gituma ariko se wamugana icyo kintu nicyo sawa nzamuka gituma tu gusa nta mutima mubi na shitani nawe kabisa nawe barimo kiba ikibazo no kwana abakunzi ba Dream TV bajye kumbona hano bakore subscribe kuri Dream TV kabisa mutazo ziba zigisenyuka kabisa turahari barambuza ariko ndaje gato ndaje ndabura iminsi ibiri umwe ndagaruka vuba birimo biraza ariko nyine fresh sana noneho ukivuga ngo birimo biraza icyaka manager mu minsi ishize abagizi ba nabi ngo baherutse kukwibasira ni rya shyamba najya gusenya inkuta noneho barimo barasenya umutwe kabe gasekwa nk'akeza tu naratashye mvuye mu kazi abantu barantega nyine nakita ko ari nk'abasambo cyangwa ari intumwa ntago umusambo yaza baguturuka imbere inyuma gusitareho mu gihe kigusaba imbabazi undi aturuka imbere agufate mu mapantaro undi waragusaba imbabazi gutera umunigo birangiye shaka nyine kuba yangira nabi nyine ngo twaragundaguranye icyo gihe nyine maze kugera gutyo telefone mbanyijugunya muri ruhurura kugira ngo batayitwara mu gihe abonye ko byanze mu gihe yafashe icupa yungubita mu mutwe nyine nikoreye isi y'umutwe tunindodo ku mutwe nshimira n'uwo twari turi kumwe dutandukanye mvise induru nari nteje yari nka 5:00 n'ice zira 6:00 z'ijoro asuye inyuma nyine niwe abanyije bariruka ari naho nyine naje kuhita mburira wenda wantabara ajya kunavuge n'induru ariko nshimira n'inzego z'umutekano zikomeze kuba hafi izere ko n'umutekano mu kagari ka Mumena ugomba gukazwa ku muhanda mu buryo kuri stade no manuka hasi mu cyo zo mu cyumbati bawukaze n'izindi nce zose niho nagiriwe nabi abo bantu ntago bari barenze umwe harimo abo wamenye waje kumenya impamvu babikoze namenye amasura yabo ntago nabamenye ko namenye amasura yabo ariko n'ubu ndacyagera mu muhanda nkanuye cyane nuko bitanyoroheye tuzahura ariho twahuye arancika ariko kamugirira ibanga
ninjye ahantu yari ari, hari umuntu wambwira ati mubonye ahantu umuntu umeze kuriya bamujya banyujije, nkigeraho ndamubona mu gihe nsohoka mpamagaye inzego z'umutekano ahita aca indani mu gikara baragiye, ariko nzamubona. waje kumenya impamvu bagenzwaga no kuguhemukira se? Ntabwo numva ko umujura yabanze kukwiyenzaho, buri umujura aza gukora action vuba vuba. Nimba arakuba ati ndamuta mu mugozi ni umugozi, nimba ari umunigo ni umunigo, nimba ndamucamo mu mapantaro mbitengira gutya ni ibintu azapafu pafu. Ariko ibintu byabaye kurwana iminota 30-20 numva ni ibintu byari byateguwe, n'akazi dukora ni hatari. Nimba ari umuntu ajya muri commentaire akaba ati batinze gukomena umutwe tiyo bakwica, abantu muri commentaire nubwo baraza kujya muri Imana ije bagira neza. Ari amashyamba turimo muri ino minsi, nanjye reka ndeka kwikuramo, wenda ashaka kuvuga ngo nivanyemo nta munoza, ariko ngiye ntabwo nagira ifite n'umuntu, ntabwo nagirira inabi umuntu. Sinakumva ko Patrick atarya, sinakifuza yuko nakumva ngo Patrick ngo byagenze gutya. Ni ba bantu barimo baratinya ibyo turimo turakora. Hari umuhanzi arimo ati barajyaho ko twaje nituza barajyayo, undi ati imihanda twarayubatse muzabyemera twapfuye. Urumva ibyo bikorwa byacu rero uburyo turimo turakora, n'imivumburo ni mundakora, n'inkuta ni mundasenya, hari benshi batabyishimiye musa. Nimba rero bagenzi bakugira ishyari cyangwa ngo abanje gukora ikiganiro hano, umuntu akaba tubagiye kwa Patrick gute ngo ntuzagaruke n'iwanjye tu, ibaho nawe urabizi tu. Urumva benshi baba ari aho ngaho, benshi bakora mu muhanda ngo dore cya kinyamakuru ngo kira bazakica mu muhanda, si ubwo muhuye yakugubanya gusa mu Rwanda ari umutekano. Ariko njyewe narasengewe, navutse mama na data bansengeye, kandi nacyanasenga n'inshuti n'abavandimwe abanyemera bagiye kora kino kiganiro ntagire unuka, kandi nunanuka umenye ko umwobo uri mu gucukura nawe uzawuryamamo. Niko bimeze. Abo babare ni mu mfite wamugane bamuhanze ati ububabare bwose natewe, aka gahinda natewe byose nawe ugomba kuba wabishunaho tu. Urumva hano ku isi tuzahorana byinshi byetandukanye, ariko ntabwo tuzacika intege. Ubwo rero ukaba uvuga uti wenda abo bagizi ba nabi ahanini bigendera ku bikorwa mbarimo ngenda nkora biba bize cyuye. Hari ibintu twerekana bitagira neza. Urabona hano hanze ngo zirimo zirasenyuka, ubukwe burajya kuba bugapfa. Anihanganishe n'umuvandimwe wakiraga muri apera abuze umudamu we, yagiye numva byinshi byetandukanye tu. Urumva bijyanye n'uwo mudamu we uburyo babanye abantu batabishaka n'ibiki, bigasanisha no kuba ngo ngiye kubaka urugo nzabyara ngo nakobwa, ubukwe bwa buri kimwe cyangwa ukwezi bugapfa kubera yuko Patrick ufashe umukunzi wawe muri roge mu baramusambanya arimo arasezera abandi bakunanaga mbere, kandi ari ibintu bibaho. Noneho ngiye najya nashyira kuri hanze nkarwanwa, kirishanura. Ese birakureba? Urumva najya hariya ku muhanda nasanga imbobo zirwana cyangwa abantu bari mu barwa nkifata amakuru murapiki n'ibiki. Urumva ugasanga nabyo bibaye ibibazo. Urumva hari abantu rero badashaka uko kuri kujya hanze. Urumva ntabwo nzabahereza, ntabwo nzagira ubwoba, ahubwo mwamaye imbaraga zo gukora, baguha inspiration. Gusa nyine ubwo urumva nyine n'ubuzima bwahindutse, n'akazi nyine kahindutse, n'imibereho nano yahindutse. Ariko mushaka nkumva abafana banjye abarundi bose ba diaspora bari mu nce zigiye zitandukanye, ndabakumbuye. kandi ikindi niyo ndasaba Imana ngo bazambabare kabisa, bakomeze ibikorwa byanjye muri commentaire, abanamo baraca imyobo bareke kubumva to. Urumva abo ni bamwe mu bo nagiye nkoresha nyine ntagikoresha kubera impamvu ntabwo naza n'umuntu abeshya umuntu kuri YouTube yanjye wapi. Ufite ingero se? Dushaka ko sakano n'umwe muntu tuziho ukuri, niba ngo uyu muntu kuba nakimukoresha niyo mpamvu agenda acukura imyobo niyo. Patrick muvuze namuhaye hit, kandi nge nagaro kwiyemera namuhaye hit. Igitsina gore kandi ko ibiganiro byose ngiye ngo nanzi kujya bireba, nicyo na produce cyane nakoze ndabizi ko bireba. Umuntu witwa Samantha mufitanye ikihe kibazo? Ntago muheruka sinanamuzi. Uramuzo? Uramuzi? Umuntu witwa Samantha tujya nyine tumenye ukuri ko hari bivuga ko yarakijijwe. Nicyo kibazo mufitanye se? Wababajwe nuko akijijwe? Jewe se ntago afite ikibazo na. Umuntu twize kutujyana ko twaraniyunze ni Reza haba aranarwaye sharwara ubuti.
Ese abana naramwemeraga Liza Liza naramwemeraga ni inshuti magara ariko nta n'ubuntu bw'ubujaje bwagira nta n'ubuntu bw'ababefu nyine wamukomoka nawe nyine hari igihe twiye gushwana abeshya ngo yarakijijwe icyo byankubitiye hano ariko ikintu wanga ni umuntu ubeshya umuntu ubeshya se ngiye ngo nawe nese umuntu agiye kunywa inzoga ngo ni umukristo anywa inzoga ibishyize hanze gusenya za nkuta ni kwa kugenda werekana ukuri ariko guca muziko ntabwo gushya niwe muntu twajyanye ikibazo nawe ikibazo ahubwo ibyo bintu bazabikatinga byo kuvuga ngo Samantha simuzi yarakijijwe gusa komeze ajye mu gakiza ariko ntazabeshye ko yakijijwe atarakijijwe. Hari ikiganiro wigeze gukora kuri channel imwe nagiye kuvuga mbona yagiye muri comment no bari buze hano bamwitane nanga mamuvi ese urabizi ko ari buze hano kandi utamuzi yari buze hano wari wese nyine yo nkoze ikiganiro nese mazina ntago ari amazina azaho ariko hajyo system yo gufata telefone ya Patrick ugahita muri commentaire ukajya gusenya umuntu ukabona cameraman ugahita mu telefone ukajya hari abantu bagahita babona barimo baraza akavuga ati ko mvura muntu wala bibaho amakuru ufite umuntu kujya muri comment atakoresha email ye akakwiherera yo mwijoro hari n'ujya muri commentaire akaza nko kuri yawe utakimikoresha agashaka kuri zo diro agatangira ngo muzatuzanire isaka manager muzamuzana inkuta zirasenyuka ugatuma baramushaka baramushaka kumbi ni ushaka bigeze bikubaho kuri channel ya Dream TV rimwe se kabiri barahari ukuyamamenye n'abahakiza ngahita amenya diri zari ndakizaka ko mumuriza na Patrick bana turamushatira kumbi marabaninga gusa nyine ariko nabwo uhungu nta kibazo ubona nagafemo ariko kujya gutukana se gutukana ngo bigene bite umuntu asoma izo commentaire acyegoto ariko bakunzi banjye bakunzi ba Dream TV bakunzi ba yawe dusenyera umugozi umwe wumve kisaka ngiye nta ngo nzaguhereza uri mu bintu bitameze neza no nese ugiye gusenga sibyo baguhaye amaturo ni umuntu bati patije gutura kubise kibiri cyo kintu uzageze kugikora kandi nabivugiye ati bakwashangaza Jeni na babajambo bajya gutonye bari hane byari bamujya envelope yavuye muri bya bibiri yavanye muri envelope bibiri ahita bikubita aha ngaha ajya kugira gute gutura yatuye iki igipapuro ya envelope nta mafaranga arimo ese bwumva abari umukristo uwo ninde Elizaze kubikora niyo mpamvu we twajya tukarwana nawe nyine uko nasize kuri hanze ariko byararangiye arikosoye ubu ngubu ni fresh nabonye ameze neza kabisa ubu ngubu nyine na nyuma kugira ngo byamige nta muntu ujye mu kirango bigende gutya nyuma yarangira avuga ati zira bora zo kwanga gukira wapi ntago nakijika ashaka kwitwikira ngaba diaspora banyera amafaranga washyize kuri hanze nawe birangira aje kuvuga yashyira kuri hanze nyine ko byakoraga atari byo akora ngo filming ngo inzoga yigisha ibintu ngo kandi atari byo abangara arwaye ngo umuntu ajye kujya hanze yishakira amafaranga biranye n'ibyo bakora ko byararangiye yabaye umwana mwiza nta wundi muntu n'umwe dufitanye ikibazo abo dufitanye ikibazo ni abanyeshyari ibiganiro nkora bigiye bitandukanye kwerekana ibitagera neza ariko nta kibazo muri make icyo uvuga ko uzira ni kwa kuri kwawe ugenda werekana ariko kuzatsinda niyo ntanapfa ugira ngo imbere y'Imana ntabwo kuzatsinda niyo ntanakigendera ntari bito ko nabyaye ko mfite abakomando imangizo ubitumanganye n'uziyoboye ni namuka pfuza yaba ati Patrick atiyede umwana wese yake birangira atibagira kandi nabo bazasenya inkuta mukuru kw'Imana buretse kabanze biye ariko nibyo bazatuzaniye umuhungu wawe wari birenze se ubu ni n'umukinnyi mwana ngafite n'ibikigo cya yiga muri seconde ni mukuru se funigana na se mwana ufite imyaka ingahe mukuru uzanumire nkwe habari mwana nuko nyine ndarwaye ariko ntabwo nakunureshya Patrick arabona sare metero ngagere metero ariko umuhungu ntazi ko umugwaje muganga muri bagurukiye borozi ko n'inkweto twakama n'ipantaro n'ishati nukuri ntabwo ari joking tuzaza aricyo uzanadusure ariko iyo wongiye akantu kabango ntabwo ari joking ubu ngubu byabaye ko umuntu asigaye akora ibintu akabango ni prank ibyo bintu byo bize kuva mu bantu gute ko tugiye gutya tukabona umuntu nkakaganga akoze ubukwe baragenda bavango ni prank nabwo bugataha abo bantu batekereza ko ibyo bintu dukora cyangwa se n'abandi bakora atari ukuri bati abantu babivuga ni nko kumva umuntu arimo aravugiriza induru mu nzu atasohoka hanze nga rero ko nze hasi cyangwa kumva urumva
umuntu aricaye kuri telefone agiye kwandika Gere Isiyaka maratangaza Isiyaka baba baramukomerekeje barahari benshi reba ngiyi nibise no mu mutwe nazo kabereka akavuga atava iremera ngajye kuri Isiyaka Nyamirambo ngende umwe Nyamirambo mu Biryogo byose kwita nahaze nga ajya kuri site aji wabana wasobanutse aji w'amateka ubu ngubu mu Biryogo yabaye Miami Kafurizo imeze neza urumva akaba yagumana umwe haze ngo arebe ukuri urumva niyo mpamvu natwe akazi dukora nk'abanyamakuru tugomba kwerekana urumva ingero 100% ry'inkuru twataye nimbari inkuru nyamakuru ariyo utumishe ngo bambwiye ngo byawe ngo byaba niyo umuntu ahakana ko wakubiswe nakugereho nangereho anansuri wanjye mu rugo urumva amamagana munezete kuri screen zajyaho azansuri urumva uzunsuri urebe uburyo meze urebe uburyo mbayeho nubwo nyine mwankomerekeje naye mu kuba ibyo ushaka ibirayi ariko Imana yahari kandi nzagaruka cyane nzagaruka okay hanyuma wenda ariko wa mugani gatoya wanaberekaho kugira ngo wa mugani umuntu udukurikirana dukomeza tuvuga iyo story akagira ngo ni ibintu byarenge wenda tukiraho ari bamwe muri bagenzi bacu burya umuturanyi we narwara uzarware nawe kandi nanarwaza nawe uzamurwaze sibyo hari bagenzi b'abanyamakuru wema barambwira ati ngwino usangiza abakunzi bawe abafana bawe ibyabaye barimo baravuga ko ari ukubeshya Isiyaka nyine aratwika ibyo byo gutwika twabishye kuri cya kinyamakuru nashaka kuvuga byari bya kera twanabishyinguye no mu mwaka mushya tumeze na neza urumva ibyo byari bya kera ariko cameraman ubonye ngira ngo urimo urabibona gahungu bari bakora ahanga se ntabwo areba ese hariho ingofero ahanga ntabwo areba se nanga arahareba sibyo nese ni ugutwika se nariyangije kugira ngo ntwike se icyo gipfuko ntabwo wabonye ko ari kinini ni kakandi ka girife niko babibona wowe babihorere numva ewa Patri Imana ibagere neza cyane okay basaza babuce nibwo ntazakora ako nuca nakaboko nanone nzakora kandi kamwe gasigaye kazakora mu ijuru kandi Allah subhanahu wa ta'ala cyandinze niwe nyiri muhera akabana nyiri imbabazi nzakomeza nkore mwabyemera mwabipinga nzakomeza nkore kandi iracyariho ninamuka ntashye nze ko ari byo twakoze ndetse Patri ndabeshye nagubeshe zino gitumo hari umusaza umwe ajya kuzikora urumva ubu nawe nyine yareba bimo birangaze urumva amaraso mashya yaraje urumva n'abandi barazikora ariko n'igihe kizigenza kuko abandi baratinya ko bakubitwa yenda kubitwa basi munkomeretse basi naje kubagwa gitumo sibyo kuko nawe nabinjiriye da nkomeretse nta kibazo nubwo ari uwambere n'uwakabiri ariko untege nitaye ngiye kure umugore wanjye kwere n'abana shaka kumvana ku birayi ariko byigize no kubaho ukoreye nk'ikiganiro rimwe umuntu akaguhemukira cyangwa akagukomeretsa uri mu kiganiro waruguye umuntu gituma mwana hano uvuga uti hano bari kubona hano kuri yawe nakoreye sha mudeme yanganze waravuga ndamuga ati nawe ni umuntu wa mbere nanyuma nasezera amagara umugore wanjye ni munasamba cameraman vano kamera bansutseho amazi ibyo ni bimwe mu kazi gakomeye kare katoroshye ntabwo tuzigera tunegukeka nituramuka tubyikoresheje ibindi bintu bikomeye wahuye nabyo muri uyu mwuga igihe wawugereyemo kera cyagiye nawugereyemo twarihirinze Patri twakoreye ababosi baratwambura turabasuhuje uraho tugomba kuzenga kabe gasekwa nta keza nyine ndimo ndaribwa ko nta kibazo ndaganiriza abafana bacu turumva ndamusohoje nongera mubwire ngo uraho yawe urayizi muraturanye ariko nyine inkuta ziracyasenyuka twagiye duseka turi ku ruhande no kuri kamera hasekeje ariko nawe iyo muranisekera ntabwo nyambabara aho mugani wawe hari igihe ukora na story hari igihe ukora story wisekera abantu bagukoma wenda ni naho abandi bavuga ati siba bintu bari ukuri ko umuntu wawe arimo mukoma ngo arimo yisekera urumva niyo mpamvu ntabwo nzananirwa oya hari umuhanzi noza Pifra yarabati kuri iyi si wese agomba kwigira ikimara kuko umuntu ugize ikimara cyangwa ikintu kiraho nta muntu umumenyera urumva ariko nyine reka twigire
abo turi bo turi kwira abo tutari bo sibyo ariko umuntu wankoreye ibi ngibi Imana izamuhe iherezo ryiza kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka nta kibi zamwifurije ariko niduhura mu muhanda niko nkuzi uzanshaka mbwa ati umusaza rwose ni iki warenzaga imbabazi kuko n'abanyarwanda habeho cyitwa ubumwe n'ubwiyunge yego Okay, fresh sana kabisa. Hanyuma wenda umuntu yakwibaza mu minsi ishize amashyamba yari mu banyiri YouTube none ubu ngubu ageze no mu bandi basanzwe ageze mu bakozi n'abakoreshwa ariko cyane cyane burya nta bantu beza mwana bafite akazi keza nk'abakameramani babitoresha wamukura he wamubona bagukanda ari mafatisho mwana no jama wanje Kenny dukorana umva baraniga bakankumbita nibwo ajya mu nyungu none wakahita avuga ati ntabwo ndi butitire ndagufata amashusho ahubwo ashaka kuza aje guterura imayite urumva kandi banyura nta mu muhanda ngo dore saka amarajya gusa bashimire ariko abantu bagenda bambwira ngo nsa nka nyakwigendera Jay Polly mumbabarire kwa ko iyo mubivuze mukamunyibutsa barumva umutima wanjye wijimye ko ni umuntu wa mbere w'umuhanzi nemeraga mu Rwanda Jay Polly aruhuke mu mahoro yaragezeyo n'abasigaye n'abahanzi ba hip hop cyo nababwiye baka guhanga gusa bajye banegera n'abana be yasize n'abadamu be babasore so abakameramani nyine baba bari muri ako kazi ko gukamera badukoma noneho ngenza hano nkanyura ahantu mu dere kanaka kwati ni urisha anyura ino nzira nzamwemeza kameramani ari umuntu wamutega aramubona heza mubwira no kuri kamera wanamwica mwana Kenny nyamuga ati turya gasereza kare nawe bimubwiye ku ifoto n'ubwo waba uyazanye wayasubira wewe niba miliyoni ku ifoto wapi ntabwo ushobora gukora ese kuki bosoro ko baba bameze nuko bateye kandi bakunda kwambara ingofero ako n'akanama mujya mukora ngo zasangana natwa hari ingofero nk'izi ngizi none zazo nakakane kagure icyo cy'ifoto cyo icyo cyo no original ndashaka uzabakoramo akazi umusaza uzamunshakira ntabwo uzamuhereza urabonye hoya nge nzamusanga hano akunda kwinywesha ngo yamaje ya korute yandi bavanga n'abana beza kandi badufata amafoto meza cyane n'iri shusho ubona ko ari ryiza bakunda abagore bakunda abagore abagore si abana beza n'abana beza mwana ba mama bacu bagire n'umunsi mwiza mwana happy women day wallahi mama bacu bashiki bacu ubanga bitusise wamukura wallahi bose ndetse uhereye no ku mwamikazi mudamu nyakubahwa perezida Paul Kagame mukomeze mwese nawe agire umunsi mwiza abagore bo nasinge sinkunda Fatuma nakazi kaba ariko mwana nakazi kaba katoroshye tutugenda dukora ariko nta birenze tu gusa nyine bakomeze bansengere pati ndarwaye nubwo nseka hana ni danje tu ntago biba byoroshye kabisa danje gusa ari karukuntu burya uyu muntu washatse kukugira nabi yabonye nta kintu byagutwaye nibwo nibwo abasebye nibyo rero tuba turimo ntago ari uko tuba twishimye ahubwo tuba turenza tuba turenzaho mbese ubwo ngo uti ishyamba ryageze noneho muri ba bantu dukorana ibikorwa bya buri munsi biraza kugenda gute rero izi views nyine ako nimwongera kunkoma nzasezera abanyamakuru leta nigendera sena muri bekareke nigendera ese mwana kwamamara ni byiza ni nabi gukora neza ni byiza ni nabi mwaba YouTube mwe mwashatse abantu urumva nyabo urumva bazi icyo gukora urumva none se nimba Patrick ajya hariya akakwereka ibitagenda neza urumva urabimuziza se nese uragira ngo duhishire umwanzi agakumara ku rubyaro urumva akakaya mushiki nyine bamwangaza sinzishima urumva ndimo ndavugira none baba ni bataragira ibibabaho cyangwa ibibakorerwa ni wa mujama wumva ko yahemukira umukobwa bakundana urumva nawe yabyumvise nk'ubutumwa ko nyamara iki kintu ndimo ntago ari cyiza reka tukireke uzi ko nta muntu ngambwira YouTube mu Rwanda irazana umuntu kuri YouTube akavuga ati ngewe nacaga umugore wanjye inyuma urumva nacaga umukunzi wanjye inyuma rwose ndihannye ndabiretse mumbwiye bari bamutumira yari yaguhamagara se
bambwiye yari yazi ahubwo we wari wamubona wese ahubwo aramamaga ngo none se ngo ndi umuhanzi ngo ukizamuka ngo mfite ibikorwa ngo nubakiye kanaka ngo nagize gute hishire nimba umpaye manceceke ugasanga umuntu yafashe abantu abashyira hariya kugira ngo abone views nyine umusitari yanga bayata umusitari yakoze ibintu aruzana hariya abaguriye imvange bateye ibirayi cyakira nyine kwa Mucoma kaba cyarakabibaha na margarine n'abashaka n'ibitunguru agatamagara abasore badakunda ifoto ngo yafashije abantu urumva ashaka iki ifoto gusa wagese hashika ko ari abantu babuze ababarwaza ko ari abantu babuze ababagemurira ko ari abantu babuze ako gasabune ukagira gukora ibyo bikorwa utuye kwifotoza ko ngo babagaburiye nyamara birahari umuntu nagira neza na Bibiliya rega ni kwivuga ukuboko kw'imoso ni gutanga uko ugere ukabimenya niko uzabimenya ariko ngiye ndaje hano nkoresheje hano byigeze bikubaho najya kuza amateka byigeze bikubaho ngiye kubikora byigeze kuguha akabugenda bivuga abyoro bamuvana muzanyihere basi ngiye nzabasitira ushaka kumpa ukabishyira ku karubanda uzabireke byigeze bibaho ari no kubwira ngo kanaka ngo baramuhaye ngo ajye gufasha ngo abantu kugira ngo amafaranga arabyiriye ariko wa mugani ya bifu sahiva uretse gato ya bifu sahiva nyine imana igihe wabarira n'urugero ishaka akoresha umuntu runaka umwohereje 200,000 ati fasha uriya muntu aba ari amagambo mwana hari ukuntu umuntu aba ikiganiro nk'iki akaba ati patire bambaye nomero za siyaka cyangwa ikisana kubonye kwa patire kuri yawe iyo bareka nkuremere fata aka kaveni urumva cyangwa aka gasandorari cyangwa aka desandorari urumva genda abana banywa igikoma no mu gihe utarimo urakora urwaye ugenda n'izo boyiro ubuzima ariko hakaza undi ku ruhande wa Patrick watanze nomero zanjye akaba ati ko bagwaye desa koko bagwaye desa ryatanze nomero zawe kuki utampayo none ngiye gushaka undi muntu arimo kiramo bifu urumva cyaka n'umuntu uba hanze nabamere nk'aho ndi gwa amafaranga n'ibiki urumva none bitangire bizemo bifu yo kugera umuntu agusebye ngo ikiriho nabyumvisha ikibazo kirimo nuko wa muntu watanze nimero zawe nawe atabonyeho ayatabonyeho nabwo ni ibibazo ko yatanze nomero urumva ni ikibazo gusa bano banjye nimba mubona ibyo nkora numvisha aho yavuye nimba mubona ko twakoze tugakora neza mukishima mukandemera ujye umpamagara kuri nomero yanjye Patrick mbabarishyireho ari n'ikindi umwana ugenda hano umuntu bati mwamene muzasiyaga ati ntabwo mfite twari duhuriye ahantu arimo aragenda ati ntabwo mfite kandi muri iri Rwanda ibyo nari nzi ko biba muri twebwe kandi yanaguhamagaye ibyo nari nzi ko biba muri twebwe cyakakoresha umuntu umunyamakuru Patrick wallahi izina ry'Imana ishobora byose Mana Nyagasani ntuzamumura w'ijoro ngiye nagira umuntu uzambaza nimero kanaka nkayimwira ari mu nzira nziza namushaka kumugirira nabi nzayimuha nintayimuha Imana izabimbaza noneho umuntu ashobora kwiguhakana ko adafite nimero yawe mushobora guhakana ko adafite nimero guhera ku rugero wowe uzaprodinga kino kiganiro wowe batishyira kuri screen tu ni nimero manager uzamuhamagara wabona nawe atayishyizeho ushobora no kuyivuga se akayisiba ushobora no kuyivuga mbese ntabwo aba afite imikasi iri muri mashini muri twembi tugenda dukururuka gutya muri mashini habamo twembi Padiri hatari nzapfana na seka bibaho gusa mwebwe ntabwo mwabikora yari igihe nzaza ngashimira ibitangazamakuru kabisa mbonera gukora kuri YouTube urumva fatiraho urugero kandi n'iki ngiki nzagishimira ko nane mu baji n'abantu beza abo bantu bose twari turi kumwe no mu bukwe bwa Kaganga na Muhoza nabaje kwirebera niba ntaga atari content ubukwe buratambuye n'ababaje kureba ko atari content nawe kandi kamera ihari mbasha ndakamera ndebe tu hanyuma nzagira ibyo mvuga abasha kutavuga se baje gutaha ubukwe neza urumva ibyo ntibitarakomeye kutavuga baje gutaha ubukwe kandi akenshi ugasanga barimo nimba ari bisi abantu bakodesheje nabo bayicayeho twicarane mbese ibyo niko numva bimaze gufata intera byinshi mwana ahubwo bigomba guhinduka birahinduka gute kandi ushobora gusanga umuntu ari inshuti yawe
waje kureba ko atari content magara n'ubu ngubu n'uwaprodinga bwa mbere umuntu uri buhagere uze kureba commentaire ashyira Patrick sindi hano ariko nayandika bizaba bikabije oya buretse umwe se babiri kandi ujye kureba kuri name z'abantu unakurikirana umukono w'umuntu uburyo yandika turabibona azare umukono ko machine umenye oya buretse gatoyi sibyo Mani babaye ni mama hari umuntu arangura amayinite y'ijana hari umuntu arangura amayinite y'ijana ko muri iki gihe nyine raporo n'inkazi arumva mbabarira arumva urupapuro umenya kiritire oya hari ibintu oya suziza kuri amazina se urumva umbabarire wumve commentaire yanditse urumva bakunze bacu bafana bacu koko ntakihanganye tukabana neza bafite ama YouTube namwe dutumira kandi njye ntabwo uzaza iwanjye ubeshya ngo ngutumire none nahaza nkabona ko wabeshye ntabwo kizajya ntabwo uzagaruka wa nimenya ko cyane agiyeho wambeshye ndagisiba urumva Patrick umuntu yanditse ngo iki urumva buretse gato connexion niba ko kirere cyanditse kirabasomera ko Patrick batangamo mugani zirakurikira umuntu yitwa Mohamed Navid shize amasaha 17 yanditse guzi ko bari bamwishe mbega ubugome ubuse koko bamuhora iki mwoka byaramwe pole sana kabisa Imana ikube hafi muri byose urumva inshuti manuka none abantu manuka neza irabibona neza hano turayike nyine twumukarukunda muri tonde nyamuneka mushimira mweka ko muri tonde nyamuneka imitwe irashyushye yo pole sana cyaka manager yama neza cyambwire nzi kwereze neza ariko abantu mwakubashye ikiremwa Imana yaremye koko erega bari bamwishe di ubona ko ababibona ko ari ukuri urumva ariko na bandi bavuga ko ari agateguro nabo barimo komeza neza nazikwere cyose nkwere mu makwere wewe tumwe n'amazina ye impamvu bamwangana uko abeshya atangaza ibihuha ibikuru by'ibihimbano azisubireho bazamukunda uyu nguyu yashyizemo pole sana ariko agushyiramo n'akantu ko kritika pole muvandimwe ari kumwe nawe urabona ko ngo ni sawa cyane wa musore we ko mbona bahora bakugera amabuye wakihaye ujye ukora inkuru zitari imikino urabona ko za nkuru wabona ko ari imikino none winjira mu buzima bw'abaturage kubera iki urarenza muramwumva bamuhoye iki koko abanyarugomo ugiye kuzigeraho iyo nkuru iri ku gasaro bajya gusoma barebe muramubona zaramwereka wa wundi ariko reko connection niko zirimo ziragenda nabi urumva gusa Patrick nyine urimo urabyumva ntago bose banyanga inshuti zanjye nyinshi urumva ni nyinshi cyane ariko gusa mu buzima tugomba kubana mu mahoro Okay. No muntu ari he koko. Shitani wadaye mfutsa amaso ndamubuza. Wa muntu shitani araza kugarukana. Ariko nibyanga hari ndo wakoresha SMS. Isanzwe. Okay. Soma hanga hawumbe. Gaturore. Kaka nize kuvugamo wa muntu akoresha indi system to. Ishyaka ishyura amafaranga ya Nyarodindiri. Wibye gira vuba cyangwa bazakwica wa mutindiwe. Uyu ni wa watumye. Buretse zaramita mukureka wa muntu ugira. Yangana ngi amafaranga ya Nyarodindiri se warari. Yahese shaka byo byiza. Naramubwiye kureka gusanga umuntu mu bwiherero mu cyumba. Si byiza. Hari ukundi hari ukundi wabigenza. Hari ukundi wabigenza. Uyu muntu waruvuza amafaranga ya Nyarodindiri yitwa wa hariho inyuguti ya wa sana mukore kuri SMS isanzwe kuri SMS sana ariko uwo muntu ashobora kuba ari wabatumye aho namuvuge buretse Nyarodindiri warariye namuvuge niyo bagiye kukuziza nyine Imana imugire neza nago ibyo yavuga byose umukozi w'Imana Nyarodindiri turamusoje soma kangaho barimo barakugwa ngako kumukara tu kumukara nago nagusebya kuko nzavuga ngaragaza n'ibimenyetso kandi ukuri no kwa mbere wabikoze wishimye ariko uzabyishyururira izina nago ndisoma ahubwo ndaje ngo ufatanye n'indwara ejo nzakorera ku gitangazamakuru navuze ubwo ngiye sinyivuze ariko muramwumva wari wabona se ariya amafaranga azaguhagama paka
ongera uvuge ngo umugabo udakina n'abana ukina n'amavide. mereza rekera nta nindi nasoma n'ubu bwabo byakabije. urumva ko mu aho hantu urumva ko no kuri WhatsApp yakomeza gushyirayo yageze ambwira ati rumva nyicaza reba yamwati nyicaza ku rundi rwego yambwira ati nyicaza ngurira icupa urumva ati kuko ariko uzajya no mu maho ufatwemo kandi ntiwivanemo urumva mu Misiri imbere bakomeza akantu katari keza umugabo ukina n'abana ukina n'amavide buri ni message no kuri Ibrahim jyanayo kandi yakurikirana urumva ariko twarimo tubiseka ariko mbonye bisa naho atari imikino ni ibintu bikomeye mwana none se Patrick ntabwo nyarudini twati kumahana turi muri show za cyane kabisa aje tumfitanye se muha mfitanye nawe ahubwo urumva uwo muntu yashatse kamubera manager Narindi avuga ati Imana yampamagaye ntegeka ko nazashaka nazagira manager urumva kandi Imana yambwiye ko ngomba gushaka umugore w'umuzungu niko yamweretse inkuta zikomeje gusenyuka tuzavuga byinshi ariko nza Patrick hari umunsi nzakagendana bari nka kamera na hano inkuta zikomeje gusenyuka hari umunsi ndomo nzayigendana nkayifata nkayimena urumva akanabonye ko umutima ati mwirwa ngo bamena imiceri akura mu mwatereka nanjye none ngumene mureko ngumene wabibonye turimo turaseka ariko mbonye ari ibintu bisa naho biri seri ni umwana umuntu ukomereka gutyo akavuga ati ngongera uvuge ngo ukina n'abana ukina n'amavide ngo urumva ari ibintu bikabije kabisa ijambo rimwe kuri uwo muntu tugiye tugane no ku musozo tukureke ugiye no kuruhuka dore ko urwaye wanakoze cyane kutuganiriza kuri yawe TV reka mushimire kandi mwifurize kuzabyara hungu na kobwa urabizi ko no mu gihe wari urwaye akubaye hafi anakurwajije kakoze n'ibyo dukora ubuvugizi ubona ubufasha uravurwa urakira ibintu bigenda neza usubira mu buzima bwiza twakugira inama n'abakunzi ba Dream TV n'abandi bagiye batandukanye kugomba guhinduka komeza wanga guhinduka ariko igihe kiragera wone wa muntu urimo kuvuga uri hano muri message ntabwo se pata mbabarire n'uryo kintu mbaza arimo aratwumva kandi ushaka uvuga ko wahindutse biranga ugira noneho abanyamakuru bawe bwite n'umukobwa mwicarana ku ruhande muganira musangira kimwe cyose bakagutumira ku bitangazamakuru byabo bakajya kunseberezayo ariko nabo abanyamakuru twaraganiriye bamenye ukuri na bamwe bahoze bampamagara ngo baze bansure mu rugo banzanire no muceri banzanire n'isukari ariko nimuzi umuceri wa kamera ntabwo mbishaka ibyo hari kibazanye mwana bro ushaka kuzana ako gafuka k'umuceri n'iki hari ibindi bikuzanye byageze ku rwego nta muntu umwe urimo wizera hariya agusebye agashaka umuntu ati ngwino ariko mwana uzi ko ushaka gutuma umuntu akaza hano kansebye nkajya kumurega bibaho noneho wowe uri mu kiganiro ugera gutanga ikiganiro ubanje kumpamagara kugira ngo maze ndagusobanuriye noneho usobane inzira nziza noneho yo kugenderamo kugira ngo uwo muntu mukoresha nsebye mwa abanyamakuru mwe mukoresha abantu basebye abandi mu Rwanda RIB irahari kandi irashoboye nimba ibyo ngibyo avuga yuko urumva nabikoze cyangwa nari amafaranga y'uwo muntu okay ibimenyetso birahari ufite n'uburyo wenda ariko no muri message mbonye bavuga ko afite ibimenyetso ntacyo birahari ariko nta kimenyetso cyanditseho izina ati aya mafaranga Nyarudindi ndayaguhaye uzayashyire Nyarudindi niko byanditseho cyangwa nta majwi na audio niko byanditseho uzajya kuboneka nzitaba nuko bitanakunda mama Nyarudindi ngo hari ikibazo ufite bati Yesu nta kibazo na kimwe pe erega umuntu ushaka kuguha akavuga ati ndaguhaye urumva nawe iyo fantene uzafate Patrick muhe sibishoboka cyane sibishoboka ibyo byose narabikoze wa muntu Imana kugira neza Imana nimba uvuga ko wakijijwe cyangwa ko ari byiza ukaba utabikora Imana izakubita ikinyavu kuri iyi si kandi ari cyo yakubonyeje bwa okay first sana mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe yitwa Isaka Manager mu kurikirana kuri Dream TV ubwo amaze iminsi arwaye ariko vuba cyane arongera abahe bya bikorwa byo cyane arongera asenye za nkuta ziba zaranze gusenyuka mwakoze cyane kubana natwe ni yawe TV nanone musure website kandi mumenya amakuru abavugwa hirya no hino ikintu cyambere n'amakuru mumenya amakuru agezweho reka dusubire mu gana byacu bitaha mahoro y'Imana bane namwe
cyahise yabo umuntu